uko waba uri ko kose icyo waba uri cyo cyose iyo kuvuga imbere uramwana ni ukuvuga ngo ibyo wakora byose banza wumve ko Yesu ari umukiza wawe ukeneye Imana mu bikorwa byawe bya buri munsi. Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ariko n'umunsi wa mumarayika azazanye ibirayi nibwo twari duhari. Wari uhari? Nizwe yasanze mu rugo. Bivuge neza iyo story. Twateze taxi nk'abagenzi. Akisafuriya kamwe, ikirago, agatebe, tuza mu nzu y'icyumba kimwe na saro. Rero ngo mwe musubire mu rugo batabiba, genda Tomozi none se mu rugo ni ngo murugo niriya, ariko nyine natubwe. Ariko ngageze mu gihe cyo kugotwa. Garangije ngarasenga ngo Mana, birashoboka ko utanze, ariko wibuke ko najyaga merekeza mama mu materaniro, wibuke wowe Mana ya data. Twongeye kubasuza nshuti bavandimwe mudasiba kudukurikira. Amahoro y'Imana abane namwe, turagusuhuje kandi tugukomeza kandi dukomeza no kubahereza ikaze. Ugubwe neza, amahoro y'Imana akomeze abane nawe aho wawuherereye hose. Upfa kuba watwumvishije mu by'ukuri wumve ngo ahangaha ni ku Mpambanyayo TV. Hanyuma rero nkuko mubibona imbere yacu dufite umutumirwa. Nubwa mbere mu by'ukuri hazangaha ku Mpambanyayo TV, ariko tumaye ikaze. Uraho neza Dorcas? Uraho neza. Urakomeye? Yego. Ndabona umeze neza. Tumaze iminsi rero ku Mpambanyayo TV tuganira n'umushumba, mwumva ubuhamya bwe butandukanye. Nta wundi turimo tuvuga ni Revera Pasteur Semajeri. Muramuzi mu biganiro byinshi bitandukanye, avuga ku mbogamizi kuvuga butumwa, avuga byinshi bijyanye n'umurimo w'Imana mu rwego rwo kubaka ubwami bw'Imana hirya no hino ku mirongo ya YouTube. Muramuzi cyane, ni umuntu mu by'ukuri umaze kugenda yigarura imitima ya benshi. Uyu munsi rero fora ndi kumwe nandi, ndi kumwe n'imfura ya Pasteur Semajeri. Ndabeshe? Oya. Ivuge mu buryo kuri ku buryo abantu bara wibwira abakozi impamba, abakristo muri rusange, uvuge noneho abantu batagira ngo ibyo ndi kuvuga ngo wenda no kubesha. Murakoze cyane. Nitwa Dorcas niyo gisubizo. Nkuko bivuze ni njyewe mfura ya Semajeri Gaspard Pasteur. Murakoze. Amen. Ese uyu munsi rero tugiye kuganira nawe. Wakoze kandi kuza. Murakoze cyane. Ukuri tuguhaye ikaze, wimve mu ikaze ku Mpambanyayo TV. Yego. Bakunze rero Impambanyayo TV muzukuri ni iby'agaciro gakomeye kuba wafashe umwanya ukadukurikirana. Tugiye kuganira ni cya kiganiro ubundi turimo ivuga butumwa kwisonga. Ivuga butumwa kwisonga rero tugiye kureba ivuga butumwa mu by'ukuri mu bana b'abashumba b'abapasteri. Tuzi ko akenshi mu by'ukuri ari utuntu abantu bagenda bavugaho bagiye batandukanye muri rusange. Ni kwa kundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo umukobwa abumwe agatugisha bose, ntabyera ngo de. Ariko nanone mu by'ukuri ubundi bavuze ngo ivuga butumwa wumva iki kwisonga? Murakoze. Iyo bavuze ngo ivuga butumwa kwisonga, uko mbyumva umva ko baba bavuze ngo ivuga butumwa mbere ya byose, mbere na mbere ivuga butumwa nk'uko ijambo ry'Imana cyangwa se wenda nk'abantu tujya mu bintu by'Imana cyane bavuga ngo mbere na mbere Imana. Yego, ko mbyumva ko mbere na mbere ivuga butumwa. Yego. Ariko Doro ntabwo watwibwiye neza, wavuze gutyo muri tubwire Doro nindi Dorcas. Ni umunyeshuri, ni twibwire kugira n'udukurikire kumenye neza. Murakoze cyane. Nkuko nababwiye amazina ni Dorcas.
narangije kwiga segonderi ariko ndakiga kaminuza. Ndi umukobwa ushima Imana, nkuko nababwiye ninjye umukobwa mukuru mu rugo, mfite barumuna banjye bandi n'abasaza banjye bankurikira. Hari ibindi ndumva ari ibyo. Ndi umuririmbyi, nsengera muri ADPR birumvikana. Ndirimba muri korali, nsengera kuri ADPR Muhoza muri korali Ingabire. Nk'uko rivuga butumwa. Yes. Amen. Tuzuje abaririmbyi ba korali Ingabire. Aho muri hose mwumve muguwe neza, tuzi ko mukora byinshi. Kundi korali Ingabire tukirabana ariko nako kuri nimwe makorali ya mbere muri ADPR hano mu Musanze mu cyangwa se mu ntara y'Amajyaruguru. Yego. Tuvuze ngo ni korali y'Ururembo nako twatubeshe, ibyo nibyo tuvuze, ariko ubundi mu zukuri ni korali ni ya mbere yagiye yubaka amakorali menshi agiye atandukanye, ikora ivuga butumwa hirya no hino. Ni korali ifite amateka mu buryo bw'ivuga butumwa. Ndabyibuka turi abana tukiri abanyeshuri twiga muri primaire, ndabyibuka korali Ingabire iraza rwose. Ni korali mu by'ukuri yubatse amateka cyane, ni korali yakoze ivuga butumwa. Turabasuhuje rero, birige ivuga ngo nitubagusa tuzasarura. Yumve bikaze nabo. Namwe tubaha ikaze kandi arije tuzabasura mu kiganiro nabo bakavuga imbamutima zabo bijyanye n'ivuga butumwa ku isonga. Nyuma watubwiye ngo umuririmbyi. Urabikunda birumvikana? Yego ndabikunda. Watangiye kuri mufite imyaka ingahe? Nimba wibuka. Ariko waba yibuka ko uracyari muto. Nago nayibagirwa. Natangiye kubikora ndi umwana muto cyane, ariko natangiye kubishyira mu bikorwa byimbitse mfite imyaka 6. Yego. Waba wibuka indirimbo ya mbere waririmbye? Indirimbo ya mbere naririmbye ni Ndagatama ka Yesu. Oya. Abantu benshi twatangiye ngo Ndagatama ka Yesu. Oya. Yego wenda hari ubwo twajyaga mu ishuri ryo ku Cyumweru tukaririmba muri korali z'abana, ariko wenda ibyo byo simbibaza, ahubwo ngiye mbaze igihe cyanya cyo, kuko ku myaka 6 naririmbye muri korali ya Paruwasi. Yego. Nihe ndirimbo waba yibuka? Indirimbo nakundaga kuririmba muri icyo gihe ni indirimbo ya korali yitwa Twubake Inkuge yo kuri Bukane. Yego. Twubake Inkuge nabo turabasuhuje. Yego turabasuhuje. Afite amateka. Yego. Hari umunsi tuzakora ikiganiro cy'amakora afite amateka mu by'ukuri. Makora Yesu tuzi ko afite amateka, ariko turavuga amakorali ya mbere kuko ira korali nayo mu by'ukuri ni ya indi ivuga ngo numvishijwe. Yego. Waturimbiraho gatoya? Nta kibazo. Akapera. Numvise ijwi irangurura mu matwi yanjye, ndatuza numva umamagara, numva n'ijwi rifite imbabazi rimumuriza, ambwira ko ndi ku musozo w'uru rugendo. Humura ndahagurutse ngo nkurwanirire, komeza uhanga amasigorogota, ureba uburyo nabambwe, urakura imbaraga nyinshi zigufasha kuneshya. Numanga amaso nanjye nzaza uri nkurwanirire. Murakoze. Haleluya. Iyo ndirimbo iyo uyibutse ni ibihe bihe wibuka? Ikwibutsa iki cyangwa se gufasha iki? Iyi ndirimbo irakomeye cyane, irakomeye, ifite amagambo akomeye. Umuntu wayihimbye birashoboka ko wenda hari igihe yari arimo kitamworoheye, ariko indirimbo nk'umuntu uri mu bihe bitamworoheye, nk'ibi wenda by'agahinda cyangwa se intambara, turabizi muri uru rugendo habamo intambara nyinshi, ariko iyo wumva utameze neza muri uru rugendo, indirimbo irahumuriza cyane. Yego.
Korali Ingabire, indirimbo zose ni nziza ndabizi kuko ari korali urimbamo, ariko hari indirimbo nk'ibiri yego nawe utazirimba zose ukagiye uduce gabonda gace na refuru uko bishobojwe, kugira ngo n'abantu badaheruka gukurikirana Korali Ingabire banamenye kuntu ibintu bisigaye bimeze. Yego indirimbo yitwa Umugambi. Yego umugambi ntabwo nyizera urayizi, ushaka kubuyizi yirimbeho kata. Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze, ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyo yadusezeranije izabisoza, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, oya nibeshya nivuguruza, hahirwa uwizera ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora. Amen. Birumvikana ko bizera Imana mu by'ukuri bitebuka amasezerano Imana yabahaye. Yego. Hanyuma bakumva ko mu by'ukuri Imana yavuze ibyo yavuze no kubikora izabikora. Yego. Iyo ni message birimo muri iyo ndirimbo ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshe. Yego. Ariko abana abantu barabesha. Umwana w'umuntu ashobora kukwizeza ikintu ntagikore, akakwihinduka, akakubwira ati nari nkugabiye inka, yakikoza mu rugati burya mva nkubwire madamu arabyanze ihangane ntabwo habaye njye, ariko Imana ntabwo ijya ibeshya. Yego. Tujye dukunda gukurikirana umushumba arimo atanga ubuhamya bukakaye ubuzima yanyuzemo bugiye butoroshe mu by'ukuri. Ku bwawe ni iki ubuhamya ababyeyi banyuzemo bukwigisha? Ubunoho ntiwaba ubizi kuko ngubu Imana yagize neza, ariko mu by'ukuri ntekereza ko si ubundi baza bicaza bakabaganirizaho cyane pe. Yego baratuganiriza, ariko ubuhamya bwabo bunyigisha ikintu kinini cyane, ariko gikubiyemo ijambo kwizera no kwihangana. Iyo batagira kwihangana ntabwo bari kubicamo. Yego. Ni ukuvuga mbega ni barakwigisha, barakwigisha. Ni isomo rikomeye cyane, ni ba role model banjye. Yego. Byiza cyane. Yego. Hanyuma rero batureye ku iyo ndirimbo ya Korali Hoziyana iyo ukunda cyane igufasha. Yego, navuga ko ari indirimbo ivuga ngo kwizera n'ukumenya byose, ibyiringirwa Imana yavuze, udashidikanya ko bizabaho, barinze neza ibyo kwizera, barinze neza ibyo gukiranuka, babimeneye n'amaraso yabo, bari buzuye Umwuka Wera. Amen. Salowamu. Yego, Salowamu ndirimbo ivuga ngo kuko umukenye. Yego. Ko umukenye Gasave. Indirimbo yabo nkunda cyane, indirimbo ivuga ngo nziringira Uwiteka mu kubaho kwanjye, ibibazo byose mbimuharire, kuko ari we nabonye uwo kwiringirwa, akamara intimba n'amaganya. None nshuti yanjye izere Yesu, niwe nshuti iruta izo mw'isi. None nshuti yanjye
izere Yesu niwe nshuti iruta izo mw'isi. Amen. Amen, 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 amen. Hanyuma rero hano gira impamba usigira abakunzi impambanya TV, urubyiruko muri rusange, abakristo muri rusange, n'iki bakwiriye gukora kugira ngo muzukuri ryavuga butumwa rigere ku isonga. Misiyo Yesu yadusigiye kugira ngo ibashe kugerwaho, uruhare rw'urubyiruko rw'abajene nkawe n'uruhi rukuriye kuba rwaba uruhi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri impamba nabaha, iyo ugifungura Bibiliya, Bibiliya yera, urupapuro rwa mbere hari hano haba hariho akazi kanditse ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ndabizi wenda hari abantu benshi batajya babyitaho ngo birebe, ariko aho hantu harahari handitse ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Kandi muri Zaburi 115 niyo ivuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ngo urubuhungiro bwanjye uri igihome kinkingira. Kandi hari aho bigera rikavuga ngo abantu ibihumbi bazagwa imbere yawe, abandi inzovu nyinshi bazagwa iburyo bwawe, ariko uzabirebesha amaso yawe ntibizakugeraho kubera ko wagize isumba byose ubuturo. Nta kibi kizegera ihema ryawe. Uko waba uri ko kose, icyo waba uri cyo cyose, iyo kuvuye imbere uramwana. Ni ukuvuga ngo ibyo wakora byose banza wumve ko Yesu ari umukiza wawe, ukeneye Imana mu bikorwa byawe bya buri munsi. Waba uri umwana w'umupasiteri, waba utari n'umwana w'umupasiteri, twese dukeneye agakiza. Ku rugero rwacu dukeneye agakiza. Nuba mu rwihisho rw'isumba byose ugahama mu gicucu cyayo, nta kibi kizegera ihema ryawe. N'ibyo bavuga ngo abapasiteri ngo abana babo ngo iyo basenze ngo babirukanye ngo bajyanga iwabo mu rugo, ubaye maso nta byakugeraho. Yego. Ase ubundi bibaho usibye abantu bahebyo kuko none se aba bandi bo bakora ibyahubwo abadayimoni bavuye he? Ahubwo bivuze ngo turi mu history fashiye mu ntambara. Yego. Ni imyumvire abantu bagira, kandi mu by'ukuri abantu badakuri kuba baha agaciro cyane. Aho umuntu wese kumwe Yesu yavuze ngo turi inzandiko somwa n'abantu bose. Wenda wagira icyo ubwira abana b'abapasiteri mu by'ukuri bagafata iya mbere kugira ngo babe intangarugero, kugira ngo bwa butumwa ababyeyi bagenda batanga ivuga butumwa, kugira ngo abana bataba inkomenyi yo kubwangiriza nanone, kuko nabyo bijya bibaho. Iturufu ya mbere no guca bugufi, ugasenga Imana, ukagira nawe igihe cyawe cyo kwihererana n'Imana. Hari umuvuga butumwa ugeze kubwiriza aravuga ngo byingo hari umuntu wageze mu gihe cy'intambara, abona ibihe bimubanye bibi. We yaherekezaga mama wiwe mu materaniro, agasubira iwabo, akanywa inzoga, akagira gute, ariko ngo ageze mu gihe cyo kugotwa, garangije ngarasenga ngo Mana, birashoboka ko utanzi, ariko wibuke ko najyaga merekeza mama mu materaniro, wibuke wowe Mana ya data, wowe Mana ya mama. Bivuze ngo birashoboka ko natwe tujya dusenga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya data, Mana ya mama, ariko nawe yaba Imana yawe. Nawe kugira ngo uzigamire abari inyuma yawe, nawe wundi uzazajya avuga ngo Mana ya mama, Mana ya data, ugomba kwizigamira ukagira ibihe wihererana n'Imana, ukaganira nayo, ugaca bugufi, ugasenga, ukumva ko ntacyo uri imbere y'Imana. Yego. Ni iki mu by'ukuri mu buzima bwawe wibuka kigitangaza Imana yagukoreye ukavuga ati burya nabonye Imana? Yego, ntabwo byabura. Buri wese yagiye abona Imana ye ku ruhande rwe, yagiye abona Imana. Hari umuntu uza akavuga ati ngiye nabonye Imana itambuka, nabonye Imana inyiyereka. Ariko nanjye nigeze kugira uburwayi bukomeye cyane. Navuga ngo ni uburwayi bw'amayoberane bukomeye cyane, ariko nanjye Imana narayibonye, yaranyijije. Numva bibaye ishimwe rikomeye cyane mu mutima wanjye. Ni ibintu byinshi yagiye dukorera, cyane cyane exactly mu rugo, muri famille yanjye, tukabona Imana,
tukabona Imana. Kandi wenda nubwo wenda wavuze ngo mu buhamya nari muto nabyo nzi, ariko wenda hari n'ibyo najyaga nanjye mbona nkabibonamo ububasha bw'Imana. Tubwire bitujyana ku kantu kuko tubwire muzajya atanga ubuhamya rimwe na rimwe mu by'ukuri hari ibintu yavugaga fasha ibintu byamubayeho nza kubikurikira nsanga ukabivuga ikindi cyose ku kindi abwavuga biki icyo nabonye cyavuga bikeye ngaho tubwiye nawe ibyo byibuze uzi kuko bikwigisha Imana n'ubundi ubona imbaraga z'Imana muri ibyo bihe. Yego ubundi ngendibuka twimukina muri Musanze, nari twimukina muri Musanze, nari muto ariko ndabyibuka ni ukuri twabonye Imana, twabonye neza y'Imana, twaje ni ukuri nta kintu dufite, uko abivuga nanjye nabihamya, twaje nta kintu dufite. Ndabyibuka twateze taxi, mama ahetse umwana, twarabana ubwo yari uriya mukobwa wo mu rugo, nanjye na murumuna wanjye, ubwo nari nkurikiwe kabiri. Yego nari nkurikiwe kabiri. Twateze taxi nk'abagenzi, akisafuriya kamwe, ikirago, agatebe, tuza mu nzu y'icyumba kimwe na saro, yishyuraga 3,000. Tukigera mu mujyi tubona ni igitangaza gikomeye, twageze mu mujyi, turaye mu nzu irimo sima, turaye mu nzu turi gucana itara, mbese tubona ni igitangaza cy'Imana gikomeye. Ni ukuri aho hantu, ni ukuri pe nta mwaka twahamaze, twahavuye tujya mu nzu yacu. Uko bugenda buke tukagenda tubona ukuboko kw'Imana, tukagenda tubona imigisha yiyongera, ariko ni byinshi twagiye tubona, tukabona ukuboko kw'Imana. Yego dusubire inyuma mukiri mutari mwaza mu mujyi, hari ibyo wibuka wanyuzemo iyo turimo tuvuga ubuhamya? Hari umuririmbyi w'Igisenyi korari harya ni yihe imyego ntukatinye kuvuga ibyo Imana yagukoreye, impuhwe kandi korari nayo ifite amateka. Hanyuma hari n'ibihe wibuka dusubiye muri bwa buzima mbere yuko muzana mu mujyi? Twari abana ariko hari ibintu twajyaga tubona, nka kuri papa avuga ngo yambaraga inkweto za mama agiye mu ivugabutumwa, kuri ndazizi. Hari inkweto abamama bari bafite zijya kumera nka botine zifite amarase agiye asobetse zisa nk'izizamutseho gato. Hari n'amabluze bambaraga yabagamo amabara yose, umuhondo, icyatsi, asa nk'apfumaguye. Ndayibuka papa yambara. Yego amabluze nayo yarambaraga? Yambaraga ibluze ya mama akajya kuvuga ivugabutumwa. Ndabyibuka. Yego icyo gihe wabaga uri umwana wabuze ibyaribyo ariko wabaga uri kubireba? Ariko n'umunsi wa mumarayika azazanye ibirayi nibwo twari duhari. Wari uhari? Nizwe yasanze mu rugo. Bivuge neza iyo story. Mbega we ubwo njye nanze kukubaza ibintu numvaga kuri uwejo ariko bitubwire umumarayika waramubonye? Yasanze papa nawe ari yagiye gusenga, yari yagiye, ariko amakuru nayo numvaga ko nyine yigeze kumubwira ati nzagusura, ariko nzagusura udahari. Yego yarabimubwiye mini, noneho ntabwo yari ahari, twari mu rugo. Mama ntabwo yabaga yagiye mu isoko adahari. Araza ubwo yasanze turi kumwe n'uwo mukobwa wacu wabaga mu rugo, nabo bari n'uwo murumuna wanjye. Araza dusanga turi gukina mu rugo, avuga papa ari kabonaga ari umugabo mwiza muremure, ntabwo navuga ngo yari igikara cyangwa ngo yari inzobe, gusa yari umugabo mwiza. Wabonaga ari mwiza? Yego pe. Yego. Papa ari he? Turamubwira papa ntuhari, yagiye gusenga. None se tumuhamagarira, aravuga ngo oya, aravuga ngo ninde wundi uhari? Tuvuga ni twebwe gusa duhari. Arangije aravuga ngo mufite ahantu musuka ibirayi? Wa mukobwa wacu mukuru aragenda afata agafuka gato, aravuga ngo aka ni gatoya, zana ahantu tubishyira.
mama hari kubera ko hari igihe acuruzaga imyenda mu soko hari igifuka kinini nyine yadusasiraga turyameho icyo gifuka rero nicyo yazanye aravuga ati ngo ko hari igifuka kinini se mama dusasira aricyo tuzana aravuga ngo kizane nta kibazo ntabwo tuzana yakuye kari nk'agaseke ntabwo tuzi ngo yagakuye akibaganiza mwabona ntabwo yari afite ntabwo navuga ngo yaje akikoreye ntabwo mwabonaga araza arasuka nta nubwo kari kanini cyane yarasutse ari byinshi twabiriye igihe kijya kungana wenda mu kwezi tudashyiramo umunyu tudashyiramo iki kandi biryoshye twabwiye papa rero twaramuherekeje aragenda mwaramuherekeje turamubwira none se urugo ni mwamugejeje he twako twari dutuye hagati nko mu ishyamba twaramuherekeje tumurengejeho gakeya mu rugo aravuga ngo musubire rero ngo mwe musubire mu rugo batabiba genda gitomoze none se mu rugo ni ngo murugo niriya ariko nyine natubwire noneho arangije atubwira ati rero nimusubire ariko mubwire papa wanyu Gabriel yaje kubasura aramubura Gabriel yego kubera ko nyine uwo mukobwa wacu ari wari uri mukuru asa nk'ushabutse aravuga ngo none se kubera iki ugiye vuba ngo yango ndataha kure niriya ariko nyine nadusobanukwe tukumva nyine wenda urugero wenda arateganya indege cyangwa se wenda afite ukundi kuntu ari bugende ariko ntabwo twatekerezaga ko atubwira ko ari mu ijoro aragenda aradupipira ati bayi ntabwo tuzi ngo yaciye hene tuzi ngo yagiye twe turi komereza mu rugo ariko uwo mukuru wanjye kubera ko kwatate hari amashusho aba yari kubishushanya muri salo hari ahantu igishushanyo kiri Yesu akandagira Satani none papa aje uwo mukuru wacu aravuga ngo uwo muntu nabonye kwa kaka yari kugishushanyo akandagira Satani ngo siko yageze hano papa aravuga ngo oya ibaze ko yanateze asubira mu rugo aravuga ngo ngwino tugende ujya kunyeka nuguye muri aba tumubwira ati uyu nguyu yaraje mu rugo avuga ngo tukubwire ngo yaje arakobora ngo ni Gabriel yatubwiye ngo tukubwire ko ari Gabriel yaje rero akubura ibirayi twarabiriye twagize abashyitsi b'umugisha kazaje kurya ku birayi bivuye mu ijoro rwose pe byari ibirayi biryoshye ntabwo navuga ngo twaguraga umunyu ngo dushyiremo hoya nta munyu nta mavuta keretse ibishimbo wenda n'ibindi none ndumiwe uzi ko Mana yaje ubu se wabonaga ari kuvuga ati yabaga yitonze yavugaga vuba yitonze yitonze rwose ariko mbese ntabwo wavuga ngo ni umuzungu usavuga ngo ni umwirabura yari mwiza tu yari mwiza pe ari muremure twari bato ariko hari ntago memori yose yagenda ngo izime burundu hari utw'umuntu agenda yuka duke ariko akatwibuka wariye ku birayi byaturutse mu ishuri niko twabyita kandi niko kuri kuko ntekereza ko yaje nta gaseke afite ntabwo twabonaga ariko yari yambaye iki yari yambaye ikanzu yari yambaye ikanzu ntabwo yari yifubitse wenda ako kantu akaba yari yari yambaye ikanzu na rugabire navuga ngo ni nka masaha cyangwa rugabire nizo yari yambaye ntabwo nibuka neza ariko abimenyeka ari uko nguko yari yambaye ntabwo yari yambaye ngo ipantaro cyangwa yari yambaye hanyuma se pasiteri araje avuye mu ivugabutumwa icyo gihe ntabwo nubwo yari yakabaye pasiteri ariko yakoraga ivugabutumwa yari umuvugabutumwa yego ivugabutumwa ritangiye akiri mutoya hanyuma se babyakiriye bati ntabwo bikanze papa yarababaye cyane ntiyababajwe nuko yaje adahari yarababaye ariko icyo gihe twari tumaze iminsi nyine nzari twishe nta byo kurya dufite aravuga ngo Mana ni byiza rwose wangaburiye ariko uje kubera icyo waje ntari koko ariko Imana yari yaramubwiye ngo nzagusura udahari biranayimwibutsa bamubwira ngo sinakubwiye ko nzagusura rero naje ariko ntago yarababaye kubera ko atamubonyeho yego
hanyuma mama we urumva nawe ni igitagaza nyine kumva kubyakira byari byabarenze ngo babyumvaga neza. Mu by'ukuri rero bavandimwe mudukurikiye, hari igihe abantu bagiye bavuga uhamya iby'Imana yakoze mukabyumva n'ibintu bitabaho. Imana irakomeye, irashoboye, uko yahozeho kera n'uyu munsi ukuri n'ukuri. Uboneye marayika amaso ku maso bitari ibyo mu nzozi. Yego, azongera gusure. Ni karibu. Wabyifuza? Ndabyifuje. None ukuri. Nakuvuze ibiganiro byinshi cyo pe kirandangije. Yajyaga bitangamo ubuhamya, nigeze mwumva ari gutangamo ubuhamya. Mfase hano kibaza ko byagenze. Ariko ngo y'ukuri none twigereye ku isoko y'amakuru nyayo. Oya, hari abantu nyine wenda bajya bavuga ngo hari abantu ngo bahimba ubuhamya, wenda kumva ngo umuntu ngo arimo arahimba ubuhamya kugira wenda ngo simbizi, sinzi ko nashobora gufata ikintu cyo guhimba ubuhamya, ntabwo mbizi wenda ko bibaho barabikora, ariko ibi ni ukuri pe. Ariko uriyesha nawe ntibimara kabira rigamenyekana. Ibi ni ukuri, ntabwo ari ukubeshya, ni ibintu byabaye rwose. Yego. Imana ishimwe kubw'ibyo yakoze. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu ntabwo urarya ibirayi bimeze nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ndabibonaho. Ntabwo ndabibona. Byabaga ari amafu, hari ubundi hari ibirayi bigira amafu bigafufuka, akaba n'ibindi birayi urya ukagira ni ibidodoki. Rero kubera ko cyangwa se bibiragiza, urumva twari bato, urumva nta nubwo wavuga ngo wenda ku myaka njye ntabwo nakamenya gutandukanya ngo iyo birayi ngo bimeze gutya, ngiye mpfa kubona ndiye, ariko mu by'ukuri byari biryoshye. Yego. Ubwo buhamya bwibutse ukibuka na marayika bigufasha iki? Turi abanyamahirwe cyane. Amen. Famiye yanjye ndayikunda, babo nari abanyamahirwe bikomeye, ariko nkagira icyifuzo ngo ntibirangirire ku isi. Yego. No mu bwami bw'ijoro. Amen. Murakoze cyane rero, kuri tuzasubira. Murakoze cyane. Umwanya wanyu. Hanyuma rero wasoza ugira icyo ubwira abantu ubundi ugasenga Imana. Mu by'ukuri icyo nabwira abantu muri ibi bihe turi mu bihe bigoye pe, turi mu bihe bigoye, ibyahishuwe byagiye bibivuga neza ko turi mu bihe by'imeruka, ariko ikiruta byose twegere Imana, dusome cyane, yewe dufate umwanya wo kwihererana n'Imana dusenge. Dore ko hari n'indirimbo ivuga ngo nimuze mwenyine twihererane, munsange ahantu hatari abantu, dore imiruho irabarembeje n'urusaku rurabaruhije. Ni ukuri nitwegere Imana tukaba hafi y'Imana. Hano mu nzu y'Imana nta kintu nigeze mbona kitabayo. Iyo wegeye Imana ukayiba hafi, yewe ndabwira cyane, ndavuga cyane ku bana bagenzi banjye bo mu batambyi, twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana, kandi tureke gutukisha izina ry'Imana tubicishije ku babyeyi bacu, ahubwo muri byose turushaho kwera imbuto zikwiriye abihannye. Murakoze cyane. Imana kadusenge. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kuri Imana igira neza, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka nigikorwe hano mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere, muri byose uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye. Mwami Imana yacu, muri ibi bihe bitoroshye turakwinginze kugira ngo wohereze umwuka wawe wera, agwire mu rubyiruko, agwire mu bubatse, agwire mu bapasiteri, agwire mu ngeri zose. Amaraso yawe akomeze yagura imbago mu banyamahanga nabo bamenye izina ryawe. Mwana w'intama w'Imana, tugushimiye uyu munsi, tugushimiye ko waduhaye ikiganiro cyiza. Turasenze kugira ngo ubu butumwa buzagere kuri benshi, kandi ijambo ryawe ryaratubwiye ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri.
turakwinginze kugira ngo iki kiganiro kizahindurire benshi gukiranuka, kandi mwana w'intama w'Imana turakwinginze kugira ngo abakwakira nk'umwami n'umukiza umubare wiyongera barimbuka bagabanuke. Urakoze kuko ubyumvishe, urakoze kubanye natwe, dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen.